umunsi tuhisemo nanone kongera kuganira namwe cyane ko ubuzima bwiza ari akagaruka. Turushe kubaganira ku cyatsi, ku kimera n'uburyo gikoreshwa n'akamaro kacyo tumenyereye cyane turi benshi, cyitwa umubirizi. Umubirizi ni ikimera kizwi mu buvuzi gakondo cyane mu bihugu byinshi bya Afurika, by'umwihariko mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Afurika, dore ko ari n'ikimera gikomoka nyinaho, gikomoka muri Afurika na Aziya. Akaba ari ikimera kugeza uyu munsi kizwi mu bushakashatsi kandi kizwi kugira ubushobozi butangaje ku mubiri w'umuntu, birimo kuvura indwara zitandukanye, kurinda no gufasha umubiri kwirinda no gukira no kuvura zimwe mu ndwara zugarije. Aha rero tugiye kubabwira imimaro igera kuri 25 y'umubirizi kugira ngo tumenye uburyo twawukoresha n'icyo wabutumariye mu gihe turi kuwukoresha. Twemeje kubakora ubushakashatsi no kubacukumburira inkuru ku bijyanye n'ibimera, ku bijyanye n'ubuzima bwiza no ku bijyanye n'uburyo dushobora kubaho neza, twirinda indwara, tubaho neza kandi dufasha n'abahuye n'uburwayi kugira ubuzima bwiza, ndetse n'abafite indwara zidakira kubashakira ibyabafasha kugira ngo ubuzima bukomeze kumera neza. Turabizi neza ko ubuzima bwiza ari bwo bukungu, amagara mazima nicyo gishoro. Tugiye kubaganirira ku mubirizi. Umubirizi mu cyongereza hari aho bawita bitter leaf cyangwa se bakawita ibyo bita Vernonia amygdalina. Vernonia amygdalina cyangwa se umubirizi rero ufite inyungu zirenga 25 ku mubiri wacu mu gihe tuwukoresheje, yaba ku bantu bato kugeza ku bantu bakuru. Ubushakashatsi uyu munsi bwerekana ko umubirizi ufite imimaro igera kuri 25 y'ibinarenga. Akamaro ka mbere ni ko uzamura ubudahangarwa bw'umubiri, ibyo bita to boost immunity, to boost immune system, kubera ko umubirizi cyangwa se bitter leaf ya Vernonia amygdalina ifite intungamubiri nyinshi zirimo nka vitamine C na vitamine E. Vitamine C na vitamine E bazita antioxidant, ni amavitamine afite umumaro ukomeye mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Dushobora kuyasanga mu zindi mbuto zitandukanye cyangwa se imboga, ariko tuzi neza ko vitamine C nk'uko bayita anti-scorbut ifasha umubiri kongera kugira ubudahangarwa, kuzamura imbaraga z'umubiri, kuzamura imbaraga z'ubudahangarwa bw'umubiri, kimwe na vitamine E. Bityo bizamura rero immunite cyangwa se ubudahangarwa, bikarinda umubiri kwibasirwa n'ama-infection, amamikrobe atandukanye. Uwo ni umumaro wa mbere urimo mu mubirizi cyangwa se uri muri cya kimera tuzi cyitwa umubirizi. Akamaro ka kabiri k'umubirizi, ufasha mu gutakaza ibiro. Abantu benshi dufite cyangwa se hariho ikibazo cyo kwiyongera k'umubyibuho, kubinure byinshi mu mubiri w'abantu kubera imibereho, kubera ibyo barya, kubera n'ubuzima cyangwa se ihindagurika ry'ikirere. Bityo rero bituma abantu ibiro byabo bishobora kwiyongera bikaba byinshi cyane, abantu bakagira ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Umunsi umubyibuho ukabije, obesity, ishyirwa mu ndwara abantu bashobora guhura nazo kandi zihangayikishije, dore ko ikibazo cy'umubyibuho ukabije ari ikibazo gihangayikishije kuko bishobora gutera zimwe mu ndwara zikomeye, zirimo indwara nka diyabete, birimo indwara nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, birimo indwara nka atherosclerose n'izindi ndwara zishingiye ku kwiyongera k'umubyibuho cyangwa kw'ibinure byinshi mu mubiri. Rero umubyibuho ukabije ni kimwe mu bibazo abantu benshi bagenda bahura nacyo kandi kikabahangayikisha. Rero umubirizi ufite akamaro gakomeye ko gufasha umubiri gutakaza ibiro cyangwa se to reduce or to lose weight. Umubirizi rero ufite akamaro gakomeye nyine kuko wifitemo ibyo bita amaflavonoide. Flavonoide ni bimwe mu bigize ibimera bimwe na bimwe, bikaba bifite umumaro mu gukura imyanda mu mubiri no gutuma umubiri utwika bimwe mu binure biba bifite ingaruka mbi ku mubiri wacu. Bityo rero umubirizi ufitemo izo flavonoide zifasha umubiri gutwika no gushwanyaguza no gukoresha bya binure, bityo bigafasha umubiri gutakaza ibiro byinshi mu gihe cyo gufata regime. Ubwo ni ukuvuga mu gihe uri kunywa umubirizi, mu gihe uri gukoresha umubirizi nk'ikinyobwa cyangwa ikiribwa mu byo uri kurya, kuko mu bihugu bimwe cyane nk'ibihugu byo muri Afurika yo hagati na Afurika y'Uburengerazuba umubirizi wakoresha nk'imboga. Akenshi rero mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bawukoreshaga akenshi mu kunywa, bakawukoresha nka juice, tuvuga nka juice ntabwo ari jus, ahubwo bakawukoresha nk'amazi, bakaba bawuteka se bakaba bawuvuguta bakawukamura, bityo ukaba wakoreshwa muri ubu buryo bwo gutakaza nanone ibiro. Umubirizi rero uyu munsi ufite akamaro ko kuba mu bushakashatsi bwagaragaje ko ushobora kudufasha gutakaza ibiro mu gihe tuwukoresheje nka regime, kubera inyungu ufite zo kuba wifitemo ibyo bita amaflavonoide.
Hanyuma kandi umubirizi ufite akamaro ka gatatu gakomeye ko kugabanya no kurinda inflammation. Inflammation cyangwa se inflammation ni uburyo umubiri ubabara ukamera nk'uwahinze umuriro, ukaribwa, bityo bigatuma wumva urwaye. Inflammation rero muzayisanga ku muntu batangiye kurwara nka grippe, umva wahinze umuriro, wumva wacitse intege, wumva urababara, cyangwa se kwa kundi usa nk'ugiye gukomereka ugatsitara cyangwa se ugatsikira. Aho hantu kwa kundi ubona hashyushye, kwa kundi wumva umubiri wawe wahungabanye, ukumva wahinze umuriro, ukumva wacitse intege, iyo ni état inflammatoire, uri mu gihe cya inflammation. Inflammation rero ni kimwe muri etape zibaho mu gihe ugiye kurwara cyangwa se mu gihe uri ufite ikibazo cy'uburwayi runaka. Ugabanya rero inflammation. Inflammation tuho urugero rworoshye nk'umuntu ugiye kurwara nka malaria cyangwa se uyirwaye, uzumva uri gutengurwa. Uko gutengurwa rero uri mu gihe cya inflammation, umuriro wazamutse, umubiri wawe urimo guhangana, utangaruka ko umubiri wawe uba uri guhungabana, uba uri mu kurwana, hanyuma umubiri wawe ugakaya abasirikare benshi, hanyuma umubiri ugahungabana kuko uri kurwana. Iyo leta rero yo kumva wagize umuriro, umubiri ugacika intege, rimwe ukaba wanatitira cyangwa se ukagira shivering, ukumva cyangwa ukazana umeza, ukumva warwaye umutwe, ukumva wacitse intege, ibyo babyita inflammation. Rero umubirizi cyangwa se bino binyobwa cyakozwe mu mubirizi cyangwa ikiribwa ushobora kwifashishwa mu buryo bwo kugabanya inflammation. Kugabanya inflammation bigatuma rero umubiri wacu uza kugabanuka, kuribwa bikagabanuka, biba byatewe na inflammation. Urugero nanone nko ku bantu barwara za rubagimpande, arthritis, uribwa mu ngingo, akabyimba, uzabisanga ku bantu bakuru cyane cyane abakinnyi se cyangwa undi muntu wese wakoze cyane mu buryo runaka hagakoreshwa ingingo. Ariko cyane cyane ku bantu bakuru uzabibona yabyimbye mu mavi, yabyimbye mu nkokora, yagize kuribwa mu ngingo, kuribwa umugongo, iyo ni inflammation. Iyo inflammation iterwa na arthritis, ubwo burwayi bwo mu ngingo buzamura uko guhindagana k'umuriro mu mubiri, umubiri warwaye. Kunywa umubirizi cyangwa gukoresha umubirizi birabivura kandi bikarinda kugira iyo inflammation. Umubirizi rero ubundi wanakoreshwaga nanone mu kuvura malaria. Uyu munsi ntabwo twashishikariza abantu gukoresha umubirizi mu gihe warwaye malaria, cyane cyane ko nko mu Rwanda uburyo bwo kuvura malaria ni uburyo bugera ku muturage uwo wese kandi mu buryo buhendutse, cyane cyane mu gihe ufite mituelle de santé biroroha. Ni amafaranga makeya ukaguha twa Coartem cyangwa se n'imiti ya malaria ugahita ukira, ukigira mu buzima busanzwe. Ariko tudakuyeho ko gukoresha umubirizi cyangwa se ikimera cy'umubirizi cyifitemo ubushobozi bwo kuvura malaria, kubera yuko bimwe mu bikigize birimo icyo bita Veronodare. Veronodare ni kimwe muri compound cyangwa se mu bigize cya kimera. Uburyo cyangwa compound cyangwa ibikigize byitwa Veronodare bifite ubushobozi bukomeye bwo kurwanya amaparasite cyangwa za microbe za malaria. Rero ikimera cy'umubirizi cyangwa gukoresha umubirizi birinda bikanavura malaria, nubwo bidakuraho. Ntabwo nabagira inama yo kureka kwivuza mu gihe wahuye na malaria, wagiye kwisuzumisha. Mu gihe wahuye n'uburwayi ni byiza kwihutira kujya kwisuzumisha no gufata neza imiti, cyane cyane ko izi ndwara zituruka ku maparasite zaturutse kuri microbe ushobora gutindiganya mu gihe utarazivuza neza, zikakwangiza cyangwa zikagutera n'urupfu. Kuko malaria irica, irazahaza, ni indwara zizamura umuriro, zikaba zakwangiza umubiri wawe mu buryo bworoshye. Ni byiza rero ko mu gihe warwaye wihutira no kujya kwa muganga, ariko bidakuyeho ko umubirizi ari ikimera gifite ubushobozi bwo kuba cyavura malaria bishingiye kuri iriya compound cyangwa kuri biriya bikigize bita Veronodare. Rero ku murimo wa gatanu cyangwa se ku kamaro ka gatanu umubirizi ukora mu mubiri wacu, harimo kuringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri wacu, bityo bikagira umumaro ukomeye cyane mu mubiri wacu. Kuko kuringaniza igipimo cy'isukari, gutuma isukari ihora ku gipimo cyiza, biturinda guhura n'indwara nka diabete cyangwa se hyperglycemie. Rero umubirizi ufite ubushobozi bukomeye bwo kuba antioxidant. Muri kiriya kimera cy'umubirizi ni ikintu gikomeye, kuko kuba ikimera cyangwa se kuba icyatsi runaka cyangwa kuba ikintu runaka gifitemo ubushobozi bwo kuba antioxidant, kiba gifite ubushobozi bwo kurinda umubiri. Bityo
buriya bushobozi rero bw'umubiri bwo kuba bufite buriya bushobozi bwo kuringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri wacu biturutse kuri antioxidant cyane cyane ko zikura imyanda mu mubiri, ubwiyongere bw'isukari nyinshi mu mubiri bituma biturinda kurwara indwara zirimo nka diyabete. Yewe no ku bantu bahuye na diyabete bifasha umubiri wabo kugumya gukora neza no kuringaniza cya gipimo cy'isukari mu mubiri yabo, bikabarinda kuzahazwa n'iyi ndwara ya diyabete. Ndetse hari na bamwe bagendaga bambwira ati kuva dutangiye kuwukoresha twagiye kubona ibipimo byacu bya diyabete bihora ari byiza, mbese tugasa nkaho nta niyo turwaye. Ariko buri gihe ni byiza ko nanone ujya kwa muganga bagafata ibizami bakajya bareba ko koko umubiri wawe uguma kumera neza. Hanyuma murabizi kandi koko kurya neza, kubaho neza niyo ntwaro ya mbere yo kwirinda kurwara, ariko ni intwaro ikomeye kugira ngo mu gihe turwaye tugumye kubaho neza n'umubiri wacu ubashe guhangana n'uburwayi dufite tubashe gukira. Akamaro ka gatandatu rero k'umubirizi harimo kugabanya no kuringaniza umuvuduko ukabije w'amaraso, lowering blood pressure. Umuvuduko ukabije w'amaraso ni indwara bayita high blood pressure cyangwa se hypertension. Umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension, high BP, ni igihe cyose dufite umuvuduko uri hejuru y'140 kuri 89 cyangwa se hejuru y'139 kuri 89, ubwo tuba dufite 140 kuri 90 gusubiza hejuru milimetre de mercure. Iyo dufite rero umuvuduko uri hejuru y'139 kuri 89 milimetre de mercure, iyo ni blood pressure cyangwa umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ni igipimo nyine gifatwa hakurikijwe uko umutima na pressure y'amaraso mu mitsi y'amaraso imeze. Iyo rero pressure y'amaraso mu mitsi yacu igipimo cyawo kirenze 139 kuri 89, ubwo no guhera ku 140 kuri 90 milimetre de mercure, umuntu aba afite umuvuduko ukabije w'amaraso. Umuvuduko ukabije w'amaraso rero ugira ingaruka zitandukanye ku mubiri wacu nk'uko tubizi. Abenshi baba batabizi akagera kwa muganga akavuga ati ufite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, akaba ari ikibazo gihangayikisha abatari bake, kandi umuvuduko w'amaraso urica rwose. Rero umubiri ufite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso kubera kariya kazi ukora ku mubiri wacu. Ufite akamaro gakomeye ka karindwi ko gufasha mu igogora. Umubirizi ufasha igogora, bityo bikarinda abantu kurwara indwara nka constipation, impatwe, kugira ibibazo nka diarrhée n'ibindi bibazo bikomoka mu igogora. Kandi ikindi ni ko uvura n'inzoka zo mu mara, ni naho kenshi tubuzi kuvura abana inzoka n'ibindi amatungo. Rero umubiri ufite ubushobozi bwo kuvura inzoka, ukagira akamaro gakomeye ko kurinda no kuvura indwara z'uruhu kubera ubushobozi bwawo bwo kwica microbe. Ikindi umubiri ufite ubushobozi bukomeye mu kurinda no mu guhangana n'indwara zibasiye umubiri zirimo nka kanseri. Kanseri ni imwe mu ndwara zica abantu batari bake uyu munsi, zigenda ziyongera kandi zikaba zituruka ku mpamvu zitandukanye, izizwi n'izitazwi. Rero umubirizi kuwukoresha bishobora kuturinda indwara za kanseri zitandukanye kubera kimwe mu bigize umubirizi bita veronolide. Veronolide rero ni imwe muri compound zigize umubirizi ziri anti-cancer cyangwa se zirinda zikanabuza umubiri guhura n'uburwayi bwa kanseri. Umubirizi ufite ubushobozi bukomeye bwo kuzamura ubuzima bwiza bw'umwijima. It boosts the liver health. Umwijima rero ni kimwe mu bice bikomeye by'umubiri bifite akamaro ko gukura imyanda mu mubiri, kuko umwijima wacu akenshi ukora imirimo ikomeye nka laboratoire cyangwa se nk'igice gishinzwe gukura imyanda no gusuzuma ibintu bijya mu mubiri. Abantu benshi bagira ubwoba bwo gukoresha nyine bimwe mu bikomoka ku bimera, cyane cyane ibyatsi, imiti n'imivugutano, kubera ko babwiye ko yangiza umwijima. Birumvikana ibyo cyane cyane mu gihe uri gufata ikintu utazi neza bishobora kugira ingaruka ku mwijima. Ariko nanone bimwe mu bimera, cyane cyane ko no kurya imbuto n'imboga no gukoresha bimwe mu bimera ari ikintu cy'ingenzi mu buryo bwo kurinda umwijima. Umubiri rero ufite akamaro gakomeye ko cleaninga, gukura imyanda mu mwijima, kandi bigafasha umwijima kurinda indwara zishobora kubibasira zirimo nk'indwara zituma umwijima wiyongeramo imyanda. Aha twavuga nk'abantu banywa inzoga nyinshi, abantu barya ibikomoka mu nganda kenshi, barya ibintu bitetse mu buryo bw'amavuta menshi, inyama zo mu bwoko butandukanye.
umwijima rero wacu iyo tunywa umubirizi umera neza. Umubirizi kandi uvura indwara zo mu buhumekero zirimo indwara zibasira inzira z'ubuhumekero, yaba ari izo mu mihogo, izo upper respiratory n'izo muri lower respiratory, zirimo nk'indwara nka za bronchite, bronchitis n'indwara z'umusonga nka pneumonia. Umubirizi ushobora kubivura kandi ukanabirinda. Umubirizi twabwiye ko urinda umuriro, indwara y'umuriro bayita fever. Umubirizi ufite ubushobozi bwo kuba ari antipyretic, ufitemo ubushobozi bwo kugira ibyo bita antipyretic property. Yego, umubirizi rero ni ingenzi cyane ku buzima bw'umubiri, cyane cyane urinda indwara y'umuriro. Umubirizi ufite ubushobozi bukomeye bwo kurinda indwara z'umuhangayiko n'umujagararo ukabije. Mu isi ya none abantu barahangayika kandi bakagira umunaniro ukabije n'ibindi bitandukanye bitewe n'impamvu zitandukanye. Umubirizi rero ufite ubushobozi bwo gukaruma umubiri no kurinda umuhangayiko na stress. Umubirizi wongera ubushobozi bwo kwibuka, ufasha ubwonko kwibuka, ugafasha n'ubwonko gukora neza, babyita cognitive ability, it improve cognitive functions. Kubera iki? Kubera ko umubirizi ubwawo urinda ubwonko kwangirika, ukawurinda ibishobora kuwubuza gukora neza, bityo bigafasha ubwonko bw'umuntu gukora neza no kwibuka. Umubirizi ufite ubushobozi bwo gufasha umubiri gukira vuba, wound healing, ku bantu bagira ibisebe bitandukanye, ibisebe byo mu gifu, ibisebe by'inyuma ku mubiri. Umubirizi ufite ubwo bushobozi bwo kuzamura ubushobozi bwo gukira, cyane cyane ko ufite ubushobozi bwo kuba antimicrobial. Abantu bagira ibisebe byo mu gifu biturutse kuri microbe ya Helicobacter pylori, umubirizi ugira ubushobozi bwo gufasha umubiri gukira vuba vuba ibyo bisebe byo mu bice bitandukanye by'umubiri no kurinda ama infection. Umubirizi kandi urinda ibisebe n'indwara zo mu mihogo, kuko utuma mu mihogo horoha hakamera neza, ukarinda gukorora. Abantu iyo bakorora urabyumva hagera bakaza gushyuha ukumva hacitse ibisebe. Umubirizi ufite ubwo bushobozi bwo kurinda mu mihogo hawe, it's a treat sore throat. Then umubirizi urinda indwara zishingiye ku biyege, ibyo bita fungal infections, kubera ko ufitemo icyo bita antifungal property, bityo bikarinda ama infection n'indwara zitandukanye zo mu mubiri yewe n'izo mu mara. Umubirizi kandi urinda ukanongera ubushobozi bwo kororoka, babyita it boosts. Umubirizi boostinga fertilité. Yego, cyane cyane ko utuma umubiri ubona intungamubiri zihagije. Umubirizi wifitemo intungamubiri bita zinc, n'imyunyungugu y'ingenzi yongera ubushobozi bwa reproductive system, bityo bikaboostinga nyine cyangwa se bikazamura ubushobozi bwo kororoka. Umubirizi kandi urinda ibisebe byo mu gifu nk'uko nabibabwiye, kubera ko ufite ubushobozi bwo kurinda ibisebe akenshi bishobora kuza mu gifu biturutse kuri microbe inde bamwe bita Helicobacter pylori. Umubirizi ufite ubushobozi bwo kurinda amaso, kubera ko wifitemo za antioxidant. Ama antioxidant rero twabonye ko arinda ibice bitandukanye by'umubiri kwangirika, kubera ko arinda ibice by'amaso. Ziriya antioxidant zirinda ibice by'amaso, bityo bigafasha mu kubona neza. Ku bantu rero bashaka kwirinda uburwayi bw'amaso no kwivura indwara z'amaso, ni byiza gukoresha umubirizi. Umubirizi kandi ufite ubushobozi bwo kurinda indwara zo mu nzira z'inkari, urinary tract infections, bityo umubirizi rero ukaba ufite umumaro ukomeye wo kurinda ama infection mu nzira z'inkari. Birazwi kuva mu binyejana byinshi, cyane cyane mu buvuzi gakondo. Umubirizi urinda ibibazo byo kubabara mu gihe cy'imihango, cyane cyane nyine ku badamu n'abakobwa bahura n'ibi bibazo. Kubera iki? Kubera ko umubirizi ufite ubushobozi bwo kuregulatinga cycle y'imihango y'abadamu, cyo bita menstrual cycle. Umubirizi rero urinda ikintu gikomeye bita insomnia. Insomnia ni indwara yo kubura ibitotsi, akaba ari indwara ihangayikisha abantu, akaba ari indwara mbi, akaba ari indwara ituma umuntu atishima, akagira stress, ntabashe kuba concentrated, ntabashe gutekereza neza, akarwara umutwe, agahora ananiwe. Rero umubirizi ufite ubushobozi bwo gufasha ubwonko n'umubiri w'umuntu gusinzira no kuruhuka neza, kubera ko yifitemo ibitandukanye bituma umubiri ukora neza, bityo umubirizi kuwukoresha bikuraho insomnia. Umubirizi ufite ubushobozi bwo gufasha uruhu gusa neza no kumererwa neza, kubera ko ufitemo amavitamine atandukanye afasha uruhu kandi n'imyunyungugu y'ingenzi ku ruhu rwa muntu, bityo bigatuma umuntu asa neza kandi akagaragara neza. Umubirizi kuwukoresha birinda kurwara no kugira iminkanyari, gusaza imburagihe. Rero izi
ingingo zose uko ari 25 ni imimaro ikomeye y'umubirizi ikomeye, kubera ko umubirizi wifitemo ubushobozi burenga 5. Dufashe ya mirimo 25 y'umubirizi twayihuriza hamwe. Umubirizi wifitemo ubushobozi bwo kuba ari anti-inflammatory, bwo kuba ari antimicrobic, bwo kuba ari anti-diabetic, bwo kuba ari anti-cancer, kandi umubirizi ukarinda umwijima, imyanda itandukanye ishobora kuwangiza, kubera ko umubirizi wifitemo effects zo kurinda umubiri kubura apeti, kubugira isesemi, igafasha umubirizi ugafasha abadiabetic, ukarinda diare, ukarinda inzoka zo mu nda n'izindi nzoka zitandukanye. Umubirizi ufasha ku bantu bafite ibibazo by'igifu, kubera ko wifitemo intungamubiri zikomeye zirimo amarikaroyide, amaflavonoide, amaterpene, amaphenolic acid, vitamine C na vitamine E. Ziriya ntungamubiri zose rero twabonye ko ari ingenzi cyane mu kurinda umubiri no kuwubuza kurwara indwara zitandukanye. Rero umubirizi uzwiho kugira imimaro ikomeye ku buzima bw'umuntu, cyane cyane urinda ko umubiri wangirika cyangwa se urwara. Umubirizi rero ni ingenzi, ni ikimera kimwe mu bimera gakondo dushobora gusanga kandi mu buvuzi buri moderne, kuko ushobora kwifashishwa mu gukora imiti irinda indwara nyinshi kandi igafasha abantu kubaho neza. Umubirizi ukenewe n'abantu bose mu by'ukuri, ariko cyane cyane guhera ku bana bageze igihe cyo kurya no ku bantu bakuru mu gihe runaka. Gukoresha umubirizi ni byiza kuko bifasha kudetoxifia, bigafasha gukura imyanda mu mubiri nyine, bigafasha kandi umubiri kwirinda ziriya ndwara zose twabonye. Uko ari 25 iyi mirimo itandukanye ni imirimo ikomeye ku mubiri wacu, kuko umubirizi ni kimwe mu bimera twibukiranye yuko Imana yahaye abantu cyangwa se isi iha abantu ibimera. Ibimera rero tubona ku butaka, bimwe biratuvura, ibindi bikaturinda, ibindi bikadufasha kubona ibyo turya. Ibyo turya rero iyo bibaye urukingo n'umuti, bityo natwe tubaho neza. Mu gihe rero tutabiriye cyangwa tutabikoresheje neza, tuba tuzarya imiti tukayirya nk'ibiryo, mu gihe twari kurya ibyo kurya bikatubera umuti. Rero bimwe mu bimera wakoresha nk'icyayi harimo umubirizi. Mu gihe ukeneye amakuru menshi waduhamagara.